aya Hasani guri iki kirere kibyutse kimeze abanyarwanda kandi rakanumka biscuit Mwana rero Paburiya rero Umutwe ariko uraza kuba mubira Hase uyu munsi turarya bigenze gute Ndimo ndabona ikirere reka sinakubwira imvura ibyukiye ku muryango ndakurahiye ariko uyu munsi haraharya hari buze kurya umuntu ufite niba ari se w'umuzungu niba ari nyina w'umwarabu ariko ubanza umubyeyi w'inzu umunsi umuntu utagira nyina na se arabyimenye rero n'ikibazo n'icyo uriya bari no kwirira dakanu kakabiswi ibintu twigeze ngo tuzaba ngo mu miheno mu myobo na etaje tugera i Kigali ngo dushaka ngo etaje i Kigali shaka wanyurwa naho utuye no nkurikije n'uburyo ikirere kimeze uyu munsi musaba kujya kwihenera da abakozi mu gihe umunsi amwiri neza umunsi ko atarabyukana ariko rukunda guhena shaka ko yigeze ngo kutango ni iki sino muhirindiriye ariko reka mbanze ndakabishwa ndayiko bimeze aga nawe tuze yewanira ariko kibura cyangwa se kigeze gihasare buri ngiye kureba nk'uyu arwaye ngo ndavuga amagi muhirinde igira umuhasa bizamugora sundi ruri uzi suri yatenze ngende koma ishida we suri agitwaye da I don't want peace. I want problems always. Ariko wamuhirimbiri we iyo ugeze saa sita ugiye ubona ari byo yego biteze ni sambwa ambuga bose ko nabyutse nkabona ikirere kiri kureba nabi none ugeze saa sita ugiye uba wibaza iki Bamubwire rero wa mugabo ndabyutse mu kanya nka saa 12 mbona ikirere gisa nabi kijimye avuga ati si banyarwanda ubu ndafata urugendo mugiye mu kazi ndahigira ariko komera yego komera cyane ariko mubyigo twikije ibintu twishyize ntabwo ari byo akanza mubwire umusore ntawe utinya imvura ayamba mubwire imvura yigize kunyagira umuntu arayenga ariko jabusa ni nkaka bisku ndimo nitamirira ahubwo se wahageze ukamvunira aho ngari byari byo ari mfite akamamba ariko buriya ndira gutinya gukandagira hanze arasubira mu mihanda ntiyanyereje buriya mu kanya rero ngeze hano hanze ndi kuvuga imihanda yanyereye ariko nakwitegeze nkabona ikirere gisa nabi kijimye ubwo ariko ikirere kimeze neza cyane ubundi wowe ushaka wahita ujya mu mirimo ibintu byawe byo kwirya ngo umuhasare ukajya wiga ubuhenye ntabwo ari byo ndabihakanye mubwire buriya kuva nijoro nari ndi kurya biswi wibaye nk'ijana kukadaka niyo mpamvu mbona kabaye ntakubuki habaye agatorero k'inkoko ntabwo ndimo ndareba nabi ariyo urwaye amajini ninjyewe ariko se duherukana ryari hari ejo nimugoroba mwa ariko n'ubundi urebye bya birenge byanjye byanze guhinduka ndimo none ndatekereza uburyo ngiye ukanira mu cyondo ni ibi birenge byanjye none byanca kabujanja bwawe umeze nk'ubw'ipusi ya burayi se uruzi bwasongotse se nk'uruziramende shaka umva havu shaka uri kumvugisha amagambo menshi nari nifite gahunda yo guhena nkasinzira nkabyuka nka saa 8 wari ufite gahunda y'iki yo guhena ubwo guhena ukuramo iki yo wa mugabo we iyo nta kintu ufite urahena ubwo inyungu yo guhena n'uguhena ngaho genda uhene ariko buri isaha nigera nzahenura da umeza guhena urimo uramvugisha amagambo menshi reka nitahe mubwire kanigira guhena n'ubundi imihanda yaranyereye unateganya kuzubaka itahi Kigali cyangwa se mu mujyi wari wose ahubwo arakamana n'indi kuvuga ko kuvuga yuko umuntu wese mu kantu kameze nk'agahino ko nagumi wabo hagiye bizanye yubatse itaje nene kwivugisha mu kanya kaje
nkubwire ibyo bintu ntabwo biboneka ta akinga amasha reka ntigira guhinga nkurikije imana kuri meza umva ngiye guhena I don't want peace. na kazi ngamije I want problems always. nyamara ibintu havuga mbwiye ngo nshaka guhena ngo none ngo sinshaka kujya mu kazi ndi kwitwaza imvura none ndi kubona yanze no kugwa hawe ibintu ndi kwivugisha ngo ntabwo nshaka kujya mu kazi yego akazi karabuze ni yahasara y'imihanda ariko muri iyo mishashe najya no mu kazi da hari igihe umuntu akubwiriramo akakubwiriza akubwiye reka njye mu kazi ndebe ko nakwambara na rugabire rero nubwo niracyabona imihanda isa nabi kuko ni ibidaru bindi bira bikunyira ko imvura iri kugwa wasanga imvura itari no kugwa akoze ko nta mvura yaguye da ibidaru bindi nabyo ni ibya feke bituma ntareba neza reka njye mu kazi ahubwo reka nterekemo udukweto